Ndabasuje cyane kandi nkomeje kubifuriza kugira byiza, nongeye kubaha ikaze kandi kuri Bivugwe TV, aho dukurikira uherereye hose, waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, wumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nguhaye ikaze cyane hano ku muyoboro wacu wa YouTube Bivugwe TV. Ndizera neza ko rero mwese mumeze neza, kandi niba utameze neza nkomeje kukwihanganisha, kubera ko uyu munsi biranga ariko ejo bigakunda, ugasanga hahandi umuntu yaburiye niho ahise aronkera. Niko tugomba kubyizera nyine kandi tukabyizerera mu Mana. Nguhaye ikaze rero, reka nongere nkwibutse niba ari ubwa mbere ugeze hano ku muyoboro wacu wa YouTube, ibuka gukanda subscribe umaze ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byose bitambuka hano kuri Bivugwe TV ujye ubyumva mu ba mbere. Inkuru yacu uyu munsi igiye kugaruka ku mugabo Uworizagwira Florian wamenyekanye nka Yampano mu muziki nyarwanda, kandi turi buze no kugaruka ku munyamakuru Irene Murindahabi, nawe ukunze kwiyita Kasha Makokero cyangwa se Morodekayi, asanzwe akorera igitangazamakuru cye gikorera kuri chaîne ya YouTube cyitwa MIE Empire. Aho mu minsi yashize hagiye hanze amakuru avuga ko we n'umukunzi we bitegura kurushinga mu minsi mike iri imbere, nyamara hadaciyemo igihe bikaza kuvugwa ko ibyatangajwe byose bifite kuba ari bihuha. Byose turi buze kubigarukaho, ariko tudatinze reka duhere ku nkuru y'Uworizagwira Florian wamamaye nka Yampano mu muziki nyarwanda, aho ku munsi w'ejo uyu mugabo Uworizagwira Florian ariwe yitabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro kugira ngo abashe kuburana ibyaha bigera kuri 7 yari akurikiranyweho. Twabivuzeho mu biganiro twagiye dutambutsa hano kuri chaîne yacu, waza gusimbukira ukagenda ubinyuzamo amaso, ariko 6 muri byo ari nabyo rero ku munsi w'ejo bamushinjaga. Harimo icyaha cyo gukomeretsa ku bushake, gukoresha ibikangisho, kwangije ikintu cy'undi, ubwinjiracyaha mu cyaha cy'ubwicanyi, kunywa urumogi n'ifungirana ry'umuntu mu buryo butemewe n'amategeko. Akaba ari byo byaha ku munsi w'ejo rero ubushinjacyaha bwari burimo buramushinja. Ariko ikintu cyakomeje gutangaza abantu ku munsi w'ejo ku itariki ya 2, ubwo Uworizagwira Florian yari amaze kugera imbere y'umushinjacyaha, bageze ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Uworizagwira Florian yiyemereye ko yakoresheje urumogi, ndetse baranamupimye basanga Uworizagwira Florian wamamaye nka Yampano yakoresheje ibiyobyabwenge ku gipimo kiri hejuru cyane, aho bamusanzemo 116. Birumvikana ko ibiyobyabwenge byari byaramaze kurenga umubiri we, ni mu gihe nibura ku muntu uri normal utarigeze akoresha ibiyobyabwenge bagomba kumupima bakamusangamo 0.2. Murumva ko Uworizagwira Florian we yari yakoresheje ibiyobyabwenge ndetse cyane. Ubwo yari amaze kugera imbere y'umushinjacyaha, ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro gufunga iminsi 30 y'agateganyo umuhanzi Uworizagwira Florian mu gihe iperereza rigikomeje. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko rero bwareze Uworizagwira Florian bashingiye ku kirego umugore we babanaga ariko bitemewe n'amategeko, ubwo no kuvuga batashyingiranywe, ubwo uyu mugore we yari amaze gutanga ikirego cye ku itariki 11 Gicurasi muri mwaka 2026. Umushinjacyaha mu gushinja Yampano ibyaha yavuze ko mu bihe bitandukanye yagiye akorera umugore we babanaga ihohoterwa bitandukanye, ndetse akanamubwira ko azamwica naramuka amujyanye mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Bageze ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa, ubushinjacyaha bwagaragaje abatangabuhamya batandukanye maze bemeza ko Yampano yakubitaga umugore we ndetse cyane. Naho ku cyaha cyo kwangiza ikintu cy'undi, cyerekanwa na raporo y'inzego z'ibanze igaragaza ko Uworizagwira yashikuje umugore we telefone yari afite mu ntoki akayikubita ku gikuta maze ikameneka ku buryo bukomeye. Naho ku cyaha cy'ubwinjiracyaha ku bwicanyi, ubushinjacyaha bugaragaza ko ubwo batonganiraga mu modoka umugore wa Yampano yahise asaba ko yasohoka mu modoka, nuko maze ayisohokamo nibwo yahise ajya gutega moto, Yampano amugonga muturutse inyuma, bityo rero biza kurangira umumotari aguye hasi, nuko umugore we aranakomereka cyane. Haciye mu mwanya muto cyane biza kurangira Uworizagwira Florian cyangwa se Yampano yishyuye umumotari yari amaze kugonga amafaranga 50,000, ari nayo bashingiyeho bamushinja iki cyaha ndetse bakagishimangira, bitewe nuko umutangabuhamya uyu mumotari wari utwaye umugore we yaje ku rukiko maze akabasha gusobanura uko byagenze, akanerekana na message abwira ubushinjacyaha ko Uworizagwira Florian bikimara kuba yahise amuha amafaranga 50,000. Uworizagwira Florian rero bakaba barasanze mu mubiri we yarakoresheje ibiyobyabwenge byinshi kandi birenze urugero. Ubushinjacyaha rero bukaba bwarasabye ko Uworizagwira Florian yafungwa iminsi 30 y'agateganyo
by'agateganyo maze bagakomeza kumukoraho iperereza kubera ko ibyaha bigera kuri 6 akurikiranyweho bikomeye cyane. Yamano yivugiye ko ubwo mu mpera z'umwaka wa 2025 ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwiraga amashusho we n'umugore bari gutera akabariro aribwo amakimbirane yatangiye gukura mu rugo rwabo, kandi Uwalizagwira Floriane bageze ku cyaha cyo gufungirana umuntu mu buryo butemewe n'amategeko, maze avuga ko ubwo n'umugore we bashyamiranaga bose bifungiraga mu cyumba kugira ngo babashe gutuza, maze hashira umwanya rero bakaza gusohoka bose bamaze gushyira ubwenge ku gihe. Ari nako Uwalizagwira Floriane yavuze ko bafataga umwanya uhagije maze bakaza kwiyunga nyuma y'uko bamaze gushyamirana. Nanone ku cyaha cy'ubwinjiracyaha mu bwicanyi, Yamano yemeje ko yagiranye amakimbirane n'umugore we bapfa amafaranga 10,000 yaragiye kohereza umukobwa yari umwitabaje amubwira ko arwaje umwana mu bitaro bya Kacyiru, nuko rero umugore we ntiyabyakira neza. Byose bikaba byarabaye ubwo umugore we Yamano yari aherekeje umugabo we Uwalizagwira Floriane muri sauna bari mu rugendo mu modoka, ahita yisohokera mu modoka yihuta ubwo bari kugenda aherekeje Uwalizagwira Floriane muri sauna. Nuko Yamano avuga ko ubwo umugore we yahise asohoka mu modoka n'uburakari bwinshi yahise afata moto, nuko Yamano we yakase imodoka maze atababonye neza biza kurangira imodoka igonze umumotari. Umugore we biza kurangira akomeretse, maze Yamano yihutira no kujyana umugore we kwa muganga, ariko yemera ko yabagonze atabishaka. Ubwo umushinjacyaha yari amaze kugera ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge cyangwa se Yamano yiyemereye ko we yatangiye gukoresha ibiyobyabwenge kera kiri mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye, ibakaba yaratangiye kubikoresha abitewe n'ikigare kibi yagenderagamo, ariko yavuze ko mu minsi yashize aribwo yatangiye urugendo rwo kureka gukoresha ibiyobyabwenge kubera ko byari biri kumwangiriza ubuzima. Ari nabwo rero Uwalizagwira Floriane yahisemo kwijyana mu kigo gifasha abantu babaswe n'abafite indwara z'ubuzima bwo mu mutwe. Icyo kigo kikaba giherereye Kicukiro. Yamano rero akaba yarijyanyeyo kugira ngo arebe ko yafashwa kugabanya ingano y'ibiyobyabwenge byari bimaze kuba byinshi mu maraso ye. Ku cyaha cyo gukubita no gukomeretsa, umugore wa Yamano witwa Diane yasabiye umugabo we Uwalizagwira Floriane imbabazi, avuga ko nubwo bagiranye amakimbirane ariko yemeye kumusabira imbabazi maze bakaba bamurekura agatahana. No kushinjacyaha bavuga ko kuba umugore we yamusaba imbabazi bidafite ishingiro kubera ko hari ibindi byaha Uwalizagwira Floriane akurikiranyweho bitagomba gusabirwa imbabazi n'umugore we, maze bavuga ko ibyo byaha byo birebwa n'inkiko. Yamano nawe avuga ko rwose imbabazi zikwiye kubera ko yavuze ko iminsi amaze muri gereza hari byinshi yahigiye, maze asaba ko bamurekura akaburana ari hanze atari muri gereza. Naho icyemezo cy'urukiko kikazatangazwa kuwa 5 tariki ya 5 Kamena muri mwaka wa 2026 mu gihe Uwalizagwira Floriane we azaba asoje ya minsi 30 y'agateganyo. Na mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga akaba aracicikanye amashusho ndetse n'amafoto agaragaza ko Irene Murindahabi ku itariki ya 15 Kanama muri mwaka wa 2026 aribwo azakora ubukwe hamwe n'umukunzi we wibera mu gihugu cy'Ububiligi. Ariko ubwo yari ari mu kiganiro we na Inkindi Aisha, Irene Murindahabi yabaye nk'uca amarenga agaragaza ko ibi byagiye hanze bifite kuba ari ibihuha nubwo nta makuru yizewe abivugwaho. Ngayo nguko rero nkomeje kubashimira cyane, ari nako nkomeza kubifuriza kugira ibihe byiza, muhahe muronke mu byo mukora byose, naho ubutaha.